Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya none tariki 16 Werurwe 2026 kuri mikoro ndi Bosco. Iyi ni Region Info, turagarutse aho tugarutse nanone kugira ngo turebe amwe mu makuru agezweho kugeza kuri iyi saha. Turibaza ese nibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoze byaba bitangiye kugira ingaruka ku Rwanda, cyangwa se n'ibyo u Rwanda rwakoze byaba bitangiye kurugaruka? Iki ni ikibazo cyo kwibaza, muratwandikira muri comment mudusubize, kubera yuko kuri ubu ngubu u Rwanda rwamaze gutangaza yuko rwose bishoboka ko ubutumwa bwabo bakora, ingabo z'u Rwanda nyine zikora aho bita Mozambique mu bice birimo Cabo Delgado bushobora kuba bwahagarikwa. Kubera iki? Kubera yuko mu by'ukuri amakuru atugeraho aravuga yuko, cyangwa se aremeza yuko kugeza kuri ubu ngubu inkunga yatangwaga igera kuri miliyoni 20 z'amayero n'umuryango umwe bw'Uburayi igiye guhagarikwa, ndetse u Rwanda rukaba rwavuze ko kubera izo mpamvu ndetse n'izindi mpamvu zose zigiye zitandukanye zirimo nko kuba bakora ubutumwa ariko ugasanga ntibashimwe, ndetse ibihugu birimo bigira n'inyungu muri ubwo butumwa, tuvuga ibifite amasosiyete agiye atandukanye ngo acukura ibijyanye na gaze naturelle, bikaba nabyo biri mu byungukira muri iyo misiyo, ariko ugasanga ngo biri mu biri kugira uruhare mu gutoteza, cyangwa se mu kuvuga yuko ingabo z'u Rwanda nyine kuzivugaho byinshi muri rusange. Ngo kubw'izo mpamvu rero Olivier Nduhungirehe aribyo yamaze kuba yatangaza kuri uyu wa mbere tariki 16 kuri wa mbere tariki 16 Werurwe 2026. Tukaba tugiye kuba twabigarukaho agatangaho, kandi sayo makuru nyine gusa tuza kugarukaho, tufite n'andi makuru agiye atandukanye y'ibyo tuza gukomozaho, dore ko icyo kibazo n'ubundi bivuga ko cyaba kiri mu byihishe inyuma y'izo mpamvu mu by'ukuri kigenda kizura munsi kundi. Ngira ngo murabizi hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo hari imirwano yumvikanye ndetse n'iturika ry'amasasu aremereye cyane, byagize ingaruka zidasanzwe kuri bamwe mu baturage batuye no muri uyu mujyi, kugeza kubwo kuri ubu bamwe bivuga ko batangiye no kugenda bahunga mu rwego rwo kurabira ndetse no gukiza amagara yabo. Ibyo turaza kuba tubigarukaho turebe uko byifashe. Icyo usabwa rero nta kindi ni ukuza gukomeza kubana natwe kugira ngo ubashe nyine gusobanukirwa iby'aya makuru yose, cyangwa se ubashe kuba wabyumva nk'uko amakuru arimo kugenda tugeraho. Mu gihe wagoma waba wagoswe se na Wazalendo, ese ni biki birimo birajya mbere? Ibyo byose urasabwa kuba hafi kugira ngo tubane mw'abantu mwe muri aya makuru kuri uyu munsi wa none, cyangwa se kuri tariki ya none, kugira ngo wumve uko byifashe, wumve uko bihagaze. Kuri mikoro ndi Bosco, iyi ni Region Info nk'uko nari nabikubwiye. Nyarukira no kuri Barore TV, ngira ngo mwabibonye ko amakuru kabisa naho aba arimo kugenda acicikana. Nyarukiraho udusure kandi nanone ukande sabone cyangwa se subscribe. Ntabwo nakomeza ariko nasuje abantu mudukurikirana muherere mu bice bigiye bitandukanye. Burya mu by'ukuri ndabizi kandi ndabizirikana ko abadukurikirana bari mu Burundi, Uganda, mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye tutagenda tuvuga, harimo dukurikiranye nawe muteye yambo. Kandi byaba byiza nanone yandikiye muri comment ukatwibwira, ukadusuza nawe ukadutera yambo, ukatubwira uti mpereye ahangaha ntacyo bitwaye. Hanyuma rero nkaba ngiye kuba rwose ntatinda mu magambo, cyangwa se ntizimba mu magambo, ahubwo direct duhita turasa ku ngingo, cyangwa se durasa ku ntego y'ibyo nyine twaguteguriye kugeza kuri ubu ngubu. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi byatunguwe n'ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe Jean Patrick. Uyu akaba mu by'ukuri yabitangaje rero avuga ku kijyanye n'ubutumwa ingabo z'u Rwanda zirimo buherutse gutambamirwa n'ingaruka z'intambara ariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ni mu kiganiro cyahuzaga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ndetse aho yari arimo aganira rwose n'umwe nk'uko bigaragara, aho uyu nguyu bivuga ko yagize byinshi avuga
ati leta ya Mozambique ni leta y'igihugu cy'inshuti yadutomeye kandi yishimiye n'ibyo dukora ku ruhande rwa Mozambique n'u Rwanda ubufatanye bwo burakomeza. Minisitiri Nduhungirehe rero ahangaha yaganiraga na radiyo Agasaro Kaburaga nk'uko aya makuru yatangajwe na minisitiri w'ububanyi yashyizwe ku rukuta rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse ku rukuta rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane n'ubundi inahagarariwe n'uyu nguyu Olivier Nduhungirehe Jean Patrick agerageza kubisobanura cyangwa se kugira icyo abivugaho. Nk'uko bigaragara hari amajwi rero yagiye y'ikiganiro bagiranye, ariko ntago amajwi kubera ko tutemerewe kuyashyiraho tugiye kubabwira cyangwa se tugiye no gukomoza kuri bimwe nyine mu byagiye biganirwaho, ndetse turareba n'ibitekerezo bamwe bagiye batanga kuri ayo makuru mbere yuko tunyarukira no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda ngo zidashobora na gatoya n'umunsi wa rimwe gukomeza urugamba rwo kurwanya iterabwoba aho rubikora mu ntara Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique, mu gihe inkunga y'umuryango umwe w'Uburayi yahagarikwa ndetse zigakomeza kujujubirwa n'umuryango mpuzamahanga. Bavuga ngo mu gihe iyo nkunga ihagaritswe ndetse bakavuga bati ukabona umunsi ku wundi ingabo z'u Rwanda hari na byinshi rwose zivugwaho, ngira ngo murabizi ko ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse kubafatira ibihano, ndetse harimo na bamwe mu bayobozi bakuru b'izi ngabo byageze no kuba nyine n'ibihugu bigiye bitandukanye cyangwa se n'imiryango igiye itandukanye zishinja kugira uruhare umunsi ku wundi mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, harimo koherezayo ibikoresho bigiye bitandukanye, abasirikare, ibiribwa, ubufasha nyine bugiye butandukanye ngo na sisiteme yifashishijwe mu kujaminga icyitwa Global Positioning System cyangwa se GPS. Ibi Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho ni kuri uyu wa mbere tariki 16 Werurwe n'uyu munsi mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashyize hanze. Ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda i Cabo Delgado bukomeje kugarukwaho nyuma yaho ikinyamakuru Bloomberg gitangaje ko gifite amakuru ko inkunga ya miliyari 20 z'amayero yatangwaga n'umuryango umwe w'Uburayi muri ubu butumwa izarangira muri Gicurasi 2023 kandi nta gahunda y'umuryango ufite yo kongera kuyitanga mu buryo mu by'ukuri bwo kuyihagarika. Ibi rero biri mu byatumye cyangwa se niyo mpamvu nyamukuru yatumye u Rwanda ruhaguruka ruravuga ruti reka tugire icyo dusubiza kuri aya makuru amaze iminsi asirikira, dore ko ari byari bimaze iminsi rwose irenga 2 bivugwa ndetse bikaza gusuzumwa bigasangwa koko ayo makuru ari ukuri. Nyuma y'ayo makuru umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Macron na Minisitiri Nduhungirehe bagaragaje ko ibyo u Rwanda rutanga muri ubu butumwa rurimo ari byinshi kandi ko rwiteguye kubihagarika mu gihe ingabo zarwo zakomeza kudahabwa agaciro cyangwa iyi nkunga y'umuryango umwe w'Uburayi yahagarara, kuko nkahangaha u Rwanda rwavuze ko rutanga ubwikube bw'icumi kuri aya mafaranga miliyoni 20 z'amayero uyu muryango watanze. Ruvuga ngo mu byo u Rwanda rwashoye muri ubu butumwa ngo byikubye inshuro 10 miliyoni 20 z'amayero, bityo nibyo ntacyo kinini cyane ku Rwanda rusobanura ko byari biteye guha iyo nkunga yahagarikwa, atari ku ikibazo nuko ubwo butumwa butarimo buhabwa agaciro, ndetse ikindi kiniyongeraho usibye no kuba ubwo butumwa buhabwa agaciro ugasanga na bamwe mu bugirira inyungu ngo batarimo babuha agaciro. Reka twikurikiranire amakuru. Bati mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yashyize hanze kuri wa mbere, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutarafata icyemezo simusiga cyo guhagarika ubu butumwa, ashimangira ko icyakoza ari ukwibutsa. Ni ukuvuga ko ibi ngibi bisa nk'integuza, ariko haramutse hagize igihinduka mu by'u Rwanda ruvuga ko rubangamiwe nabyo, bikaba bigaragazwa nk'aho mu by'ukuri ibyo ngibyo nyine byakomeza bigaragaza ko u Rwanda nyine rutahagarika ubwo butumwa, ariko mu gihe nta gihindutse ibyo byose u Rwanda ruvuga haraguru bikomeje, u Rwanda rwo rugahita ruteguza rukavuga ruti mwitegure ko nyine tuza kugira iki, tuza guhita duhagarika ubu butumwa muri Mozambique. Ni mu kwezi kwa gatanu nibwo tugomba gutegereza amakuru nyakuri ku bijyanye n'iyi ngingo. Bakomeje bati mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yashyize hanze kuri wa mbere,
Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutarafata icyemezo simusiga cyo guhagarika ubu butumwa, ashimangira ko mu by'ukuri harimo ari ukwibutsa. Mu magambo ye bwite yagize ati nta nubwo ari icyemezo twafashe, ahubwo ni ihame twashatse kwibutsa, kuko muri Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique ku butumire bwa guverinoma y'icyo gihugu cy'inshuti, zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu majyaruguru kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna ugira icyo upfana na Islamic State. U Rwanda ruvuga ko rwagiye Mozambique bitari impuhwe z'iyi miryango, ndetse bitanaturuka wenda no kuri abo ngabo bavuga ko bafashe ibihano, ahubwo u Rwanda rukavuga ko rwagiye kubw'ubushuti ndetse n'ubutumire bwa Mozambique no kuba baragiranye ibiganiro n'umubano bafitanye, bityo ariko nta n'undi wakaba bigiramo uruhare. Ariko yakomeje avuga ko mu gihe ingabo z'u Rwanda zimaze i Cabo Delgado zagaruye ituze, ngo abaturage basubukura imirimo yabo ndetse n'ishoramari ryongera gukorwa. Mu mibare bivugwa ko ngo abagera ku 3,000 burya ngo barishwe n'uyu mutwe u Rwanda rwagiye kurwanya, ndetse abagera ku 800 bari bamaze kuva mu byabo. Ariko ngo bivugwa ko aho u Rwanda rwari ruriyo mu myaka rishize hejuru y'ikigereranyo cya 90%, ibintu byari bimaze gusubira ku murongo, bamwe bari barasubiye ku mashuri, mu ngo zabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ati mu myaka 4-5 ishize bakoze akazi gakomeye ku buryo abaturage b'abasivile basubiye mu ngo zabo, abanyeshuri basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwarasubukuwe, ndetse n'ishoramari rikomeye ryo mu bya gazi ryasubukuwe, izo sosiyete zongera gukora. Ibyo byose rero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'ingabo za Mozambique kandi no ku nkunga y'umuryango umwe bw'Uburayi. Uri kumva bivuga ngo u Rwanda rugaragaza ko ubwo butumwa cyangwa se iyo misiyo ibumbatiwe mu mpande zigera kuri 3: Mozambique, umuryango umwe bw'Uburayi ndetse n'u Rwanda nyirizina. Bivuze ngo u Rwanda rukavuga ruti twebwe niharamuka havuyemo uruhande rumwe, no kuva uruhande rw'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi, hari amahirwe menshi yuko dushobora guhita duhagarika ubwo butumwa, mu gihe bigaragara ko butari no kugira iki, butari no guhabwa agaciro habe na gato. Ati ntabwo ingabo zacu zakomeza akazi zihozwa ku nkeke. Aya ni amagambo n'ubundi nanone yagarutsweho, aho u Rwanda ruvuga ruti cyangwa se rukomoza kuri iki kintu rukavuga ko kugeza uyu munsi, kugeza magingo aya ngaya, hari zimwe mu mpamvu z'ingenzi zatuma ubwo butumwa buhagarikwa, ni ukuvuga guhuza ku nkeke, cyangwa se nyine tuvuge urugero ibyo bivugwa ko bishyuzwa, cyangwa se n'ibindi nyine bigiye bitandukanye bigenda bivuga ku ngabo z'u Rwanda nyine umunsi ku wundi, murabizi cyangwa se mugenda mubyumva. Ibyo rero u Rwanda rukaba rwavuze ko rushobora kutabyihanganira mu by'ukuri, mu gihe nta gikozwe, ntacyo bikozweho, cyangwa se nta gihindutseho. U Rwanda rukaba rwateguje rwose ko ubwo butumwa bushobora guhita bugira iki, bushobora guhita buhagarara. Bati ubwo butumwa bushobora kuba bwahita buhagarara. Reka dukomeze tureba nyine mu by'ukuri icyo uyu Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yakomeje kugenda abivugaho, cyangwa se atangaho ibitekerezo, ndetse nkeka ko bisa nko kumenyesha. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibyatangajwe na guverinoma y'u Rwanda ari ukwibutsa ko rukomeje gutanga inkunga ikomeye muri ubu butumwa. Ati rero twibukije ko u Rwanda rwatanze inkunga ikomeye, rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona y'umuryango umwe bw'Uburayi, ndetse tukaba twaratakaje n'abasirikare biciwe ku rugamba kugira ngo kariya karere gahabwe ituze. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza aka kazi mu gihe zihozwa ku nkeke cyangwa zigafatirwa ibihano. Ati rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora akazi kazo, cyangwa se
ati rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera mu gihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite neza sosiyete zikora ishoramari hariya zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ruravuga ruti twebwe dukeneye umudendezo, dukeneye kwiyumva kugira ngo mu by'ukuri twumve ko dutekanye, hanyuma ibikorwa by'umutekano dukora hariya muri Cabo Delgado bikomeze. Ndetse u Rwanda rukagaragaza ko kuba mu by'ukuri rukomeje gufatirwa ibihano, kuba hari ibikomeje kugenda bigaragara nk'ibi ngibi, u Rwanda rugasobanura neza ko rwose ngo byaba bidahesheje icyubahiro ndetse n'umugisha cyangwa se no kudaha agaciro ubwo butumwa u Rwanda rurimo rugerageza gukora, bityo rero bagasaba ko bwagahawe agaciro kabwo. Minisitiri Nduhungirehe rero yavuze ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza aka kazi mu gihe zihozwa ku nkeke cyangwa zigafatirwa ibihano. Ati rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora aka kazi zikorera Mozambique, zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga tudashobora kubikora. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ingabo zizakomeza akazi mu gihe ibi byose byahinduka ndetse n'inkunga y'umuryango w'Uburayi igakomeza gutangwa. Bitaba ibyo uyu muryango ugashaka ikindi gihugu cyangwa ingabo zindi zikomeza ubu butumwa. Ati ibyo ngibyo rwose biramutse bikomeje, mu by'ukuri mwitegure ko ubutumwa burahita bugira iki, burahita buhagarikwa. Izindi ngabo zishobora gukora ako kazi nazo ngo zigashakishwa cyangwa se ikindi gihugu. Ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado muri Nyakanga 2021 hashingiye ku busabe bwa leta ya Mozambique, yivuje ko zayifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarahungabanyije bikomeye intara, aho byari byarahereye mu 2017. Kuva icyo gihe hamaze kujyayo ibyiciro bitandukanye. Tariki 13 Werurwe 2026 abayobozi b'ingabo z'u Rwanda batangaje ko bari mu myiteguro yo gusimbuza abasirikare n'abapolisi bari bamaze umwaka urenga muri ubutumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara Cabo Delgado muri Mozambique. Nk'uko rero amakuru atandukanye agenda nyine abitugaragariza cyangwa se atwereka ishusho nyamukuru ko biri kubera muri utu duce nk'uko bigaragazwa cyangwa se byarushijeho kugenda byerekanwa kugeza uyu munsi. Bigaragara rero ko u Rwanda ruvuga ruti twebwe ibi turashaka ko bihagarara. U Rwanda rukaba rwavuze ko nibiramuka bidahagaze rwose ngo ibijyanye n'ubutumwa bwo kubungabunga ndetse no kugarura amahoro baza kugira iki, baza kuba babihagarika. Ngira ngo murabyiyumviye, ubutumwa bwatanzwe na Olivier Nduhungirehe ni kuri uyu wa mbere byavuzwe tariki mu by'ukuri tariki 16 nibwo ibi byagiye ahagaragara cyangwa se byagiye hanze. Abenshi batunguwe nyine n'ibyavuzwe cyangwa se batunguwe n'aya makuru bavuga bati se biraza kugenda bite. Ariko ibyo byose rero bikavuga ko bifite aho bihuriye n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo, kandi mu by'ukuri mu gihe idahagaritswe ibyo byose n'ubundi u Rwanda ruvuga ngo ruzakomeza kugenda ruhura nabyo, nk'uko mu by'ukuri uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo rugenda rubivuga. Hanyuma rero reka dusuzume n'andi makuru, ntabwo ari ibyo byose byonyine gusa tugarukaho, nabibasezeranyije ko tugaruka no ku makuru ari kuvugwa no ku biro imbere ku rugamba. Amakuru atugera avuga ko Masisi, umudugudu wa Balemo wafashwe na Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye bahanganyemo na AFC M23. Umudugudu wa Maremo ni umudugudu urere muri Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu mudugudu rero wafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo kuri wa gatandatu tariki 14 Werurwe nyuma y'imirwano ikomeye bahanganyemo n'inyeshyamba za AFC M23. Amakuru atangwa n'abayobozi b'imidugudu ndetse n'inzego z'umutekano zo muri aka gace avuga ko imirwano
yatangiye mu gitondo cya kare iza gukomeza umunsi wose muri uyu mudugudu uri ku muhanda uhuza Kalembe na Meti. Uyu muhanda ufatwa nk'uw'ingenzi cyane kuko uhuza akarere ka Masisi n'aka Walikale, bigatuma uba inzira ifite agaciro mu bijyanye n'imikorere ya gisirikare n'ikorwa ry'ubwikorezi muri aka gace. Mu masaha y'imugoroba abarwanyi ba Wazalendo bashoboye kwirukana inyeshyamba za M23 muri Maremo, ngo ibi bituma uyu mudugudu ushyirwa mu maboko yabo. Amakuru aturuka muri aka gace rero avuga ko nyuma yo gutsindwa muri iyi mirwano, bamwe mu barwanyi ba M23 basuye inyuma berekeza aho bita Kalembe mu burasirazuba, mu gihe abandi berekeje mu duce twa Minjenje ndetse na Meti two mu gace ka Kisimba mu karere ka Walikale. Ubusobanuro bw'akamaro ka Maremo mu bya gisirikare: ifatwa rya Maremo n'abarwanyi ba Wazalendo rifite akamaro gakomeye mu rwego rwa gisirikare kuko hagarika cyangwa rikabangamira itumanaho n'itangwa ry'ibikoresho hagati ya Kalembe na Meti. Agace ka Meti gafatwa nka kimwe mu birindiro bikomeye ndetse n'ahabikwa ibikoresho bya gisirikare bya M23 cyane cyane mu duce dukikije Pinga, avuga ko ari ho hakunda kunyuzwa ibikoresho n'abarwanyi berekeza ku mirongo y'urugamba. Kubera iyo mpamvu, gufata Maremo bishobora guhindura imiterere y'imirwano muri aka karere kuko byagora M23 gukomeza kugenzura neza inzira z'ingenzi izi ngabo zifashisha kugenda no guhabwa ibikoresho. Imirwano ikomeje mu duce twa Masisi. N'imirwano ibaye hashize amasaha 24 gusa habaye indi mirwano ikomeye ikashuga ndetse ho muri Bashari Mukoto. Muri aka gace ka Kashuga abarwanyi ba Wazalendo bari babanje kwikura muri uwo mujyi w'ubucuruzi nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, bituma M23 yifata irayigenzura. Kuba imirwano iri kuba mu duce dutandukanye two muri Masisi no mu bice bya Walikale bigaragaza ko uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba mu bibazo bikomeye by'umutekano mu ngenge ku baturage. Abaturage batuye mu midugudu myinshi yo muri utu turere bavuga ko bakomeje kugira ubwoba bwinshi bitewe n'imirwano ihoraho n'ingendo z'ingabo z'amatsinda atandukanye. Abenshi bavuga ko batinya ko imirwano ishobora kongera kwimukira mu midugudu ituwe n'abaturage, bikaba byateza ibindi bibazo by'ubuhunzi, ubukene n'ihungabana. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza umubare w'abasirikari cyangwa abasivili bahitanwe n'imirwano, ariko amakuru ava mu baturage avuga ko hari ibyangiritse ndetse n'abakomerekeye muri iyi mirwano. Muri rusange umutekano muri Masisi na Walikale uracyari mubi kandi urahindagurika cyane, mu gihe imirwano hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za M23 ikomeje gutuma abaturage bahora mu gihirahiro ndetse no mu bwoba bwo kutamenya uko umunsi ukurikiraho uzaba umeze. Bavuga bati buracya uyu munsi ariko ejo ntabwo tuzi niba buzacya, ati cyangwa ese ejo buzacya gute. Nimwe bavuga ati bucyana yandi. Reka mbashimire rero mwe mwese twari turimo tubana muri aya makuru n'ibiganiro uyu munsi wa none tariki 16 Werurwe. Mbabwire ko turaza gukomeza tugaruka no ku yandi makuru araba agezweho mu bice bigiye bitandukanye. Ntucikwe, ntujye kure kugira ngo turusheho kugenda tubana. Mumenye rero nyine uko byifashe kuri mikoro Ngendi Bosco. Iyi ni Region Info. Ngenda mbabwira umunsi kundi ntimukande subscribe cyangwa se sabone cyangwa se turasuza bamwe baba badukurikiranye ariko ntazi n'impamvu. Like muzizamure, like tuzizamure, ndetse nyuma yo kuzamura like ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi tubisanga muri comment.